ndabaramutse mwese yambu n'abakina ijoro nabo bene iwacu muri Amerika bo nijoro nabo turabaramukisha. Amen. Ngaho pasiteri iminota uramuze ngo ningahe utubwire. Ufite 45. Uzogume ducungane nyine wewe uzaza utubwira rero. Ego. Ashimwe. Amen. Dushimira Imana kuri uno mwanya Imana iduhaye wo kuganira ijambo ry'Imana. Nyine yabiteguye. Reka mvugeho gatoya amagambo ngiye kuganira. Ndabazi igihe nayaherewe kuyatumwa mu 2000. Ego. Ariko nagiye saba ahantu henshi abongera benshi nkababwira nti mbafitiye ubutumwa bakabumbaza babumbaza nabo babwira bamwe bagahera bakuraho amatelefone ngahamagara ngasira nasura kumuvugisha wapi benshi bagiye bakura amatelefone bikarangira nyine birangiye bigashobotse. Hari n'abandi bageze kumpamagara angeze nino muri Amerika ndi indege ndagenda ndetse barasira baranga kunakira bamba abandi izo ngenda mbura nazo. Ariko dushima Imana mu kubona ukuntu mubikunze kumva ayo magambo. Imana ibaha umugisha mwakoze neza cyane. Amen. Reka kuko nyine umwanya ari mugufiya reka dusome amagambo tugiye kuganira kandi tuje mu ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 3 n'umurongo wa 19. Haravuze ngo nuko mwihane muhindukire iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana. Amen. Amen. Byakozwe n'intumwa ibice 3 n'umurongo wa 19 niho dusomye. Reka dusome dusire turarangiriza mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 10 umurongo wa 5 turagera no ku 8. Ibice 10 bya Matayo umurongo wa 5 haravuze ngo abo 12 Yesu arabatuma abategeka ati ntimuzaje mu bapagani cyangwa mu midugudu y'abasamariya ahubwo muje mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. 8 mukize abarwayi muzure abapfuye mukize ababembe mwirukana abadayimoni mwaheriwe ubusa namwe muje mutangira ubundi. Amen. Amen. Yes, ashimwe. Amen. Urwandiko rw'Abagalatiya ntituhasoma ku igice cya mbere n'umurongo w'11 haravuga ngo ntituhasoma ariko wahashaka hareba biravuga ngo Pawulo yanditse muri urwo rwandiko aravuga ngo bene data ndabamenyesha yuko ubutumwa mbabwira nta butumwe n'umuntu kandi sinabwigishijwe n'umuntu ahubwo ni Yesu Kristo umpishuriye. Aya magambo tugiye kuganira aya magambo nababwiye ubundi inshuro nabaye mu masengesho kuko wari umuhamagaro nyine twamwarabyumvishije simbisubiramwo. Reka hari mu 2000 ariko aho hantu sinza ntibuka neza Imana ibabarire gukeka sinza nibuka neza kuko bimwe nazaga ngira kuza mbyibuka nyuma kagira ngo birarangira aho sinabifate neza ngo mbizigame. Nimba hari muri 1999 nimba hari muri 2000 gutyo muri iyo myaka yombi sinshobora guhamya uwariwo ariko ni muri iyo myaka yombi. mu butayu bwa rugo
yari inshuro ya kabiri nja mu butayu ngatindayo ndatekereza kuko ukwezi kwari ko nimba ukwezi kushobora kuba kwarashize cyangwa se kubuzeho nk'iminsi mikeya ndi mu butayu. Haza ijwi rirambwira ngo haguruka ugende. Rirambwira haguruka ugende, kandi ugenda haguruka ndagutumye, ngutumye ku bakristo impa amagambo atanu. Impa amagambo atanu kandi mbwira amatorero nija kuyavugaho ubwo butumwa mbujana ku matorero yo mu Bijumbu, nyine yo muri Bijumbu, za Kagogo, za Gahuna, gutyo za Kirumba, bene uko nguko nyine na za Mutara. None arambwira ngo genda uje kujanira aya magambo atanu, kandi amagambo uje kunshakira icyo ngutumye kuba Kristo bazimiriye mu rusengero. Abakristo bazimiriye mu rusengero bazimijwe n'amagambo atanu. Ijambo riravuga ngo abakristo bazimijwe mu rusengero uje kunshakira, bavuga ngo haguruka ngutumye uje kunshakira abakristo bazimiriye mu rusengero, baza bashaka kababura nabo bashaka Imana bakayibura. Noneho muri ibyo ngibyo biravuga ngo ijambo rya mbere ngo ni ubusambanyi, abakristo bakoze icyaha cy'ubusambanyi basambanira mu rusengero. Ijambo rya kabiri ngo ni icyaha abakristo bakoreye mu rusengero, babaye abarozi bari mu rusengero. Ijambo rya gatatu iravuga ngo ijambo rya gatatu ni ukwiba bibye Imana igice cya 10. Ijambo rya kane iravuga ngo ni abakristo basuzuguye amateraniro. Amateraniro barayasuzuguye, bumva baterana mu mwanya yumva, ariko ntiyumve kuko yacereshwe, ntamenye kuko hari icyo yakoze. Ijambo rya gatanu riravuga ngo ni abaforoderi. Abantu b'abaforoderi ngo baza banywa inzoga bihishe, bakihisha abungeri, bakihisha abandi. Urumva nyine abaforoderi ni abantu bakunda kunywa bihishe, bene ibyo ngibyo. Noneho n'ayo magambo niyo Imana yantumye, umwuka yantumye icyo gihe. Ndagenda uko ubwo ngubwo byarabaye, mva muri ubwo butayu ndagenda nyine nza muri ayo matorero nyashamu, yari amatorero 5. Ndagenda ndayazereramo ngo ngize ndataha. Muranumva? Turakumva. Ndataha ndavuga ngo birarangiye, ariko nyine barayumva arumvikana cyane, kandi arumvikana n'abapasiteri b'iwacu bariko bayavuga. Aya magambo ni masha, baguma kuyavuga gutyo. Ndataha ndavuga ngo nuko nditahira mu rugo ndishara, birarangira. Nuko birarangira niko nibwiye. Bukeye mu 2001 nibwo nahunze, intambara zirabiriya, turahunga imfungira mu Rwanda mu nkambi ya Kiziba. Nahashitse mu 2001. Hari uko 2001 byariko bishina, hashitse mu kwezi kwa 11 muri 2002. 2003 ngo abe mu 2003 irasubira ryajwi riragaruka kandi. Naronga ngo haguruka uje kunshakira abakristo, ugenda uje mu ivugabutumwa. Noneho muri iyo nshuro ya kabiri ndabyanga.
ndabyanga ngo iryo jwi ndarirwanya nkabanza ndabitegera ndetse ndajya mu ivugabutumwa mu Rwanda indi kubwiriza mu Rwanda jewe no ushobora kubwiriza mu Rwanda kweri jewe ndababwira nyine nababwiye ntabwo nize ndababwira n'iryo zina rya dogiteri n'umwe ko murigira amatsiko ndabibabwira aho byavuye noneho ntabwo ngenda mu Rwanda noneho ize kubwiriza mu Rwanda ndabirwanya cyane noneho ndabyihorana mbirwanya ndareka ndarorera nti rwose ntabwo mu Rwanda hari abantu bize b'abanyabwenge b'abahanga njyewe nohagara imbere mbwiriza iki mu Rwanda hariho abapasiteri abarevera pasiteri ba reperezanta ba misiyoneri ndetse bavanze n'abazungu n'abantu ibyo ntabihari ndicara kuko nagumaga kuba nyine mu masengesho ibintu by'amasengesho nyine ibyo nabibagamo ibihe byose noneho umunsi umwe nyine aho narindi ahantu mu misozi mu Kukibuye ni ahantu haba imisozi ihagaze ahantu narindi hitwa ngo ni Nyarugati mu misozi y'amabuye uwo munsi nari igihe mbaye hari ku manywa amaze ijwi riraza nani mu masengesho namba numva ko kandi yamwe aza ari umuntu turavugana arambwira ngo ese ngo wanze kuja mu matorero ngo ntuja kuvuga ubutumwa muri ayo matorero amwe ba reperezanta na ba misiyoneri na ba revera pasiteri b'abapasiteri bari abantu ayo matorero habaye imvumo ibyo uri mu ujya kubwiriza nawe ubwo byavuze ngo haguruka ujane ya magambo 5 noneho ndoya biriya ari abarapasiteri ibyo bari mu kuvuga iminsi yose nibyo bazavuga mu matorero yabo kandi nta kindi ni ukongeraho ibyo bazavuga iminsi yose utazo njyewe simbishoboye oya irambwira ngo waranze ngo itorero rumwe ba reperezanta na ba misiyoneri ba revera pasiteri uwo munsi ijwi rimbwira amagambo 3 irambwira ngo umva nkubwire ndi ngaho ko ndakumva kandi ko tuvugana kandi tugasubizanya akavuga ngasubiza nyine rimwe tukamba tuganira ntabwo nyine nari kumubona ariko iryo jwi rimwe hari ubwo umuntu ndamubona ubundi simubone aravuga ngo ngumva nkubwire ugakunda umva ngo itorero arambwira ngo itorero ry'Imana ni umurima munini nuko yanyavuga ngo ni umurima munini cyane cyane ngo bari abapasiteri n'aba reperezanta n'aba misiyoneri n'aba revera pasiteri ngo bariya bose ngo ntibishobora ngo mutabafashije nari ntaraba baje kunsengera nyine ku pasiteri inyuma ati ngo ibo bishobora mutabafashije arambwira ijambo rya kabiri arambaza ngo ese iyo wahingaga uburyo ko wari uzi guhinga waza gukora uhinga imirima iyo baguhaga umuntu we baguhaga umurari ntiwaza ngunezerwa ndavuga nti nazaga nezerwa waho ngo genda nawe uje gutanga umurari ngo kandi bari abanezerwa umurari wabahaye ijambo rya gatatu nibwo arambwira ngo haguruka ugende ngo ntugenda ngo Amoni izina ryanjye nabwe ko ndi Amoni rw'ububatizo aravuga ngo haguruka ugende ngo uragenda uri dogiteri n'uwo munsi niwo havuye izina rya dogiteri ngo haguruka ugende kandi uragenda wewe mbese nkugize ubaye dogiteri haguruka ugenda uragenda uri dogiteri
noneho ngo bivuge gutyo nyine ubwo urumva iby'ukuri Imana iyo ivuze ijambo ry'Imana Imana ihaye iganira nawe ikuvugisha ubwo habaye ukuntu nyine ibintu birahindutse bwa bwoba burashize ibindi numvaga ndahise arampekeje rero Imana iyo mvuga se ukaba ukigize numva ngahekeje ntaha nyine numva birakamiritse ndagenda wivuga butumwa iyo aho nyine Kigali ndagenda ndabwirije amagambo ayo ngayo ndayazereye amatorero nazerereyeho ndabivuze ndatashe noneho ngiye kubabwira inshuro iryo jambo ryagiye rigaruka ubwo hari mu 2003 iyo ni inshuro ya kabiri ngo habe mu 2014 iryo jwi kandi ryasira riragaruka ngo habe mu 2017 iryo jwi rirasira riragaruka ngo habe mu 2019 iryo jwi rirasira riragaruka navuye muri Afurika mu Rwanda ari inshuro iryo jwi rigarutse inshuro 5 ariyo myaka 5 ubu ngeze hano muri Amerika rije mu 2023 iryo jwi rirasira riragaruka ngo habe mu 2024 noneho mbona ubundi niho nabonye umuntu araza arambwira ati haguruka ukore umurimo Imana yagutumye haguruka ukore hari icyo Imana yakubwiye niko ivuze ngo haguruka ukore uwo murimo noneho imyaka yose ibaye imyaka 7 ubutumwa nahawe nuvuga ngo unshakunsha kandi bamwe singutumye ahandi kujya yabwiye Hezekiyeli ngutumye mu bakristo bazimiriye mu rusengero tuje mu ijambo ry'Imana hano turasomye mu 2000 muraza kureba mu 2019 haje mu ijambo muri Ezekiyeli ijwi rizana ijambo muri Ezekiyeli ibice 2 aho muzohasome kandi cyo ni igipande ariko hari ukuntu nacyumvishije Ezekiyeli 2 umurongo wa mbere ukamara icyo gice cyose sina kirekire ntitugisoma kuko umwanya ari mutoya Bibiliya Yesu aya magambo dusomye hano mu butumwa bwiza bwa Matayo mu butumwa bwiza bwa Matayo 10 n'umurongo wa 5 biravuga ngo Yesu abwira abigishwa aravuga ngo abo 12 arabategeka ngo simbatumye nimugende simbatumye mu y'abapagani cyangwa y'abasamariya ngo ahubwo mujye mu ntama zazimeze umuryango wa Isiraheli ngo nimugende mwigishe mubwire ngo ubwami bw'Imana buri hafi mukiza abarwaye muzure abapfuye mukize ababembe mwirukana abadayimoni mwaherewe ubusa namwe muje mutangira ubundi biriya ijambo ry'Imana kavuga ngo hariyo ngo mukize abarwaye nimugende mubwire abantu ubwami bw'Imana buri hafi mwitegura umuteguro ubwami bw'Imana buri hafi muri Kongo habaga igihe bazaga abashefu kaza bakabwira abantu badupita bagahamagara abantu bagaharura inzira zazaga bikunda kuba ahantu hose bagaharura inzira ngo umwami bagaharura nyine bagatunganya murabizi ibyo bintu mwarabibonye Bibiliya iravuga ngo ntimugende mubwira abantu ubwami bw'Imana buri hafi umwami Yesu ubwami bw'Imana buri hafi ubwami bw'Imana buri hafi
mwihane Amen. amaze hariya ku gice cya 8 harimo amagambo ayo magambo ane aravuga ngo mukize abarwaye. Yego. Reka mbabwire ngo mukize abarwayi muzore abapfuye. Ayo magambo turagenda tuyafuzamo kuko tuyavuga abarwayi mu nzu y'Imana, abantu harimo mu nzu y'Imana kiroho na kimwe birasa. Yego. Kandi kuko bibana nyine birabana kandi bigiye gusa. Noneho uko tuza turwara indwara, umuntu akarwara indwara ya pararizi cyangwa akarwara indwara ya diyabeti. Reka mvuge nk'indwara ya pararizi umuntu iyo yarwaye aza atakara ukuguru cyangwa se ukuboko uruhande rumwe rukagenda. Noneho umuntu ntaba agihaguruka, umuntu ntaba akigenda, ntaba agishobora kugira icyo akora. Cyangwa se abe niyo warwaye na malariya, malariya uyirwara ukamwumva ko umutima w'ibyo kurya peti yose ikuvamo waza ubibona ukaruka. Burya n'indwara uba warwaye nyine ukamenya ngo umuntu yarwaye. Muri kiroho mu nzu y'Imana abantu bari mu kurwara, umuntu akarwara kandi iyo yarwaye azarwara ibitekerezo, indwara ya kiroho. Mu gihe umuntu afatwa n'irari kanaka, biriya abantu bakora kiriya cyaha cy'ubusambanyi cyangwa se ukumva ikindi kintu icyo ari cyo cyose biturukiya mu bitekerezo, umuntu akaba ariho tukamubona ari muzima, tukabona arakomeye, yanagenda akora n'imirimo, ariko muri we kera yije Imana yaza kumureba igasanga umuntu yarwaye. Mu gihe umuntu ananiwe guterana, mu gihe umuntu ananiwe kwitabira amateraniro ya buri akeye ko itorero ryagennye arituyeho, akaryama akumva uwo mwanya nta muri akumva inzara, ntayakumva inyota ntayo, akumva pe nubwo umuntu burya ararwaye. Noneho Imana yaza kumureba kurya nyine bashinzwe n'ikintu, kandi abaza bakora iriya byaha byose biza bituruka mu bitekerezo. Ni ukubanza kubitekereza azoza icyaha icyo ari cyo aja gukora, niba ari no kwiba, ari no kubesha cyangwa kumva afite ikindi kintu cyamuteranya, biturukiya mu mutima bikamucengeramo. Noneho azaza gukora cya kintu, bariya abantu reka mvuge kiriya cyaha cy'ubusambanyi, azaza gukora akaja kugenderera nyiranaka, nimba ari umuhungu dore ko aribo baza bakunda kugira n'amanyama. Yarabitekereje, yarabapanze akabanza akijirwamo na ryarari ikamucengera, kwama yumva inzara, akaba yumva ubwenge bwiwe bwashize. Noneho burya umuntu yarwaye, kandi bwa bundi abantu ntibabibone, ntiyanashobora no kubivuga, ariko byamucengeyemo akamara iminsi ngaho, akamara nk'akagenda. Noneho mu byo ataragera Bibiliya akavuga ngo, Yesu aravuga ngo abantu umuntu yarwaye, aravuga ngo nimugende mukize abarwayi. Ibirya byose iyo tutumva duterana, tukumva twatewe gukora umurimo kanaka, bavuga imirimo y'urusengero, ukumva wewe ntubirimo, umuntu yarwaye. Mu Baheburayo 12 umurongo w'12 haravuga ngo mukomeze amaboko atentebutse, mukomeze n'amava asukuma, ngo muharurire ibirenge bicumbagira inzira kugira ngo ikirenge cyose kidakuka ahubwo gishire. Noneho umuntu nyine urumva iyo umuntu yarwaye, twavuze ngo yarwaye kanseri ukuguru kuba kwabaye pare, noneho Yesu avuga ngo nimuharurire, nimutabare, mukomeze amaboko asukuma, ngo mukomeze amaboko asukuma, mukomeze
ameze n'amavi atendebutse muharure ibiringa inzira kugira ngo ikirenge gicumbagira kidakuka ahubwo gikire rwose. Amen. Abantu bazaba barwaye Imana ikavuga ngo nimugende, aravuga ngo nimugende, akabwira ngo nimugende mukiza abarwayi. Mubwire ubutumwa bwiza, mubwire abantu ubutumwa bwiza, abantu barwaye bihane kandi bakire. Yego. Abafite iyo migambi na bya bitekerezo by'abacengeyemo kugira icyo bakora, nibumva ijambo ry'Imana mukabagarura, muzoba mubaye. Turi ba dogiteri, dufite amaserumo ubu ngubu ahandi mu ivuriro, mu nzu y'Imana. Iyo duteranye tuba twaje turi ba muganga, dufite amaserumo, dufite ibinini byose, dufite imiti. Izi ndirimbo n'aya magambo y'Imana na serumo ni imiti ishobora kuvura umuntu buryo agakira. Aravuga ngo ijambo rya kabiri arabwira ngo nimugende muzure abapfuye. Abapfuye mu nzu y'Imana. Umuntu yakoze icyaha kanaka akiba, aho cyangwa agakora ikindi icyaha kanaka icyo ari cyo cyose cyoba na gitoya akakibamo akaba yagikoze. Bibiliya Yesu aza kumureba agasanga umuntu yapfuye n'intumbi n'imayiti. Noneho Yesu aravuga ngo nimugende muzure abapfuye. Amen. Kuko mu Efeso biravuga ngo namwe yarabasuye mwebwe abapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Umuntu nibwo bwabakishije. Aravuga ngo nimugende muzura abapfuye. Abapfuye, reka mbabwire igitanga. None twakoze umusitari, suko tuvuga ibyo abantu bakoze. Twakoze umusitari ku manywa, twara abantu nari kumwe na revera wanje, tuza tugenda umunsi umwe tugenda dusura, kandi ngo dushika umuntu umwe arazuka. Amen. Amen. Avuga ibyo yari yakoze, avuga ibyo yari yakoze mu rusengero. Uko uwo ni ukuvuga ngo Imana yari kumubona kuko yari apfuye. Alo? Yego turakumva. Turakumva. Yego. Noneho aravuga ngo nimugende mukize muzure abapfuye. Abapfuye ni bandi bamaze bakoze ibyaha kanaka, umuntu yakoze amana y'iminsi icyaha kanaka. Nagiye ngera hamwe muri narabibonye, narangangera hamwe abantu bakavuga ati ni jewe Imana yatumyeho, nari maranye imyaka, akabyamavuga ngo nari narabuze aho nshiregera, nakoze icyaha kanaka. Akavuga ati uku nari narabuze aho nsheregera. Izukuri uko uwo muntu yari yapfuye, ariko uwo munsi yihanye arazutse, umuntu abaye muzima. Amen. Aravuga ngo nimukize muzure abapfuye. Ijambo rya gatatu aravuga ngo nimukize ababembe. Yego. Icyaha cy'ibibembe ni icyaha kiza cyandukira. Bibiliya avuga hariya muri Kubara ibice 12 umunsi 12 mu gitabo cya Kubara, umunsi mu rugenzo rw'Abisiraheli bose bari mu butayu, ngo Aroni na Miriyamu, murabizi ko bari bavukanaga bose ko ari batatu na Mose. Yego. Ngo baramunegura. Bibiliya avuga ngo baramunegura, ngo baramugamba, ngo bamugambye ku magambo bariti Mose yashatse umugore w'umunyamahanga w'umunyagiputa. Aho baticaka atase Mose niwe wenyine Imana izivugira ko nta wundi. Uwo mwanya Imana irabumva. Rero naje ngirabumva, yari kumwe bariko baja no kubiteka n'igihe bariko yari kuva ko yari bize umunsi bazakora icyo kintu. Amaze ihamagara Mose ati mpamagarira Aroni na Miriyamu. Yavuze aho ngaho hari icyo bivuga ntituyajyamo, ngo bizavuga aho ngo Miriyamu arabemba yamahinduka ibibembe.
yego ngo baragenda bamujana hariya bamuha akato barikira Isirayeli iragandika erego burya iyo twiriwe n'amagambo yo kuvuga mureka mbabwire ariya magambo tugakunda kuyavuga burya tuba twaparitse urugenzi ruba rwahagaze abisirayeli ngo hamara iminsi 7 ntibagiye igicu kiva ku ihemba by'amaduka baraparika abisirayeli bose baraparika urugenzi rurahagarara iyo duhe tuvuga utugambo abantu bazagomba kuvuga burya ni ukuvuga ngo muri kiroho uba waparitse nta urugenzi ruba rwahagaze biba byahagaze ijambo rya kane arabwira ngo nimwirukane abadayimoni ngo mwahebere ubusa namwe muje mutangira ubundi reka nkubwire abadayimoni ngo banyirabayazane ibi bita byose n'izi ntambara zose n'izi ndwara zose n'ibyaha byose bizwanwa intumwa za satani n'abadayimoni amen intumwa za satani n'abadayimoni nibo banyirabayazane nibo bazabazana izo nzangano ibi ngibi murimo kumva reka mbabwireho gatoya numvishije umuntu aratanga ubuhamya mu myaka ishize nari mu Rwanda avugiye inama y'abarozi yabaye muri Nigeria avuga ko makuru mwera mwaba mwarayumvishije baravuga ngo bihute baravuga ngo ibintu byose barabishikiriye ariko abantu batuye muri kiriya gihugu kiriya cy'iwacu irya ruguru harya muri ya misozi y'iwacu ati ngo habi cyaniro harimo abantu bazabasenga barana nta kintu bazageraho ntacyo bazageraho ubwari amasenga kandi hose ngo amavugo kandi hose barahashikiriye ariko harya haba abantu bazabasenga kandi bamavuga ngo ntacyo ngo tuzageraho ngo abadayimoni hamahitora abadayimoni 20 baravuga ngo reka twebwe icyo tugiye gukora ni ugutera kiriya gihugu ngo tugiteze intambara niba sinzi niba hoba harabuze n'abandi bayumva ngo kugira ngo bari abantu tubice tubasambure akazacika kwicuma atazoba wapfuye azahunge bangare ariko bakiri hariya nta kintu tuzogeraho nta kintu ngo abarozi bazageraho none abadayimoni urumvaga abadayimoni nibo bamye bitora ngo 20 baza guhuriza biriya byose turi mu kuvuga n'abadayimoni abantu babaye abungeri bacu twarasangiye ariko satani abadayimoni nibo baduteranije batwinjiramo nibo banyirabayazana Yesu aravuga ngo nimwirukane abadayimoni mwaherwe ubusa namwe muje mutangira ubundi abadayimoni tuzabirukanisha ijambo ry'Imana tuzabirukanisha kuba mu bicaniro kwegera Imana Yakobo yaravuze hariya mu bice 4 ku murongo wa 7 n'umunani ngo mugandukira Imana ngo ariko mutwanye satani no azabahunga mwegera Imana nayo izabegera ngo bene data abakristo bari mu rusengero Yesu aravuga ngo nimubwiriza abantu simbatume mu midugudu y'Abasamariya n'iy'Abapagani mbatume mu ntama zazo z'umuryango wa Isiraheli noneho nimwitorero ry'Imana mbabwire Yesu hariya mu butumwa bwiza bwaruka ibice 15 umurongo kwajira aho ngaho ukagera ku murongo wa 7 hari umunsi umwe ngo abafarisa abakoresha ikoro bazaha ngo barapangira nawe ibyo kurya maze ngo abafarisayo ngo bari kuposta ngo ese uyu nguyu usangira n'abanyabyaha ninde Yesu hari amagambo yababwiye aravuga ngo arababwira ngo abwira umugani ngo ese ngo umuntu yaba intama yazimye afite intama 100 imwe ikazimira
kwisiga 99 ngo akaza gushaka ya ntama ngo kandi ngo iyo ayibonye ngo azayiterera ku rutugu ngo akaza ngo amara ngashika agahamagara abaturanyi biwe ngo akavuga ngo tuneze ngo twishime ngo kuko ngo intama yazimiye nayibonye. Aho kuri 7 haravuga ngo niko mu ijuru bazishimira cyane umunyabyaha umwe wihanye ngo kuruta mutsi 99. Numva ako kantu aho iryo jambo mu ijuru bazishimira bazishira umuntu umwe wihanye kuruta abakiranutsi 99. Iby'ukuri aya magambo nagiye muyazaga ngora aya magambo abantu abarozi se bari hehe aba bandi bose bameze gutya birangora ariko nagiye mbibona nabonye mu rusengero nimba sivuze kuko turaba turabanyabyaha twese ntimuri abanyabyaha abana b'Imana ariko ijana bateranye turi 50 abakiranutsi 50 ikaba abanyabyaha ikaba bari abarozi bakaba bari abasambanyi bakaba bari abajura bakaba bari abanyarugambo abandi banyeshari abandi bateye ukundi kuko hari ibyo nagiye rimwe nagiye nabonye 2 nagiye rimwe twagiye tukagenda tubwira kumwivugabutumwa nabonye dukora imisitari 2 tuja mu ahantu ngo dushike iyo twagiye naho tugiye tujanye n'umukobwa ufite inda y'indaro ari mu musitari kabara ko turari ko bararirimba ko barakora bakamwe noneho turagenda ngo turagorwa batinyina nakafite inda 2 kangaha kubisa umwana w'umuhungu hasi ubundi twari tubiza ariko twagiye ko turaririmba ko ibingi bise nibiki ngo buke ngo dusubire kandi ubwa 2 turasa kandi tugiye mu wundi musitari tujanye n'ubundi kandi umeze gutyo kandi ngo tugaruke batinyira nakafite inda ngo tugaruke 2 kangaha kubisa umwana w'umuhungu hasi ndavuga ngo uko nguko ibyo ni ibigaragara nuno ergo nyine iby'ukuri ego tuzateza tukagira no ibyo ni ibigaragara naho bitagaragara byo ntibiza bigaragara ariko n'Imana iziba ibizi uwo munsi ndavuga ngo birarangiye sinzasubira no kujana n'umuntu n'umwe kandi namye sezera ngenda nyine namye ngenda nyine ndavuga ngo ngenda nyine sinzasubira kujana n'undi mu rero ikintu cy'Imana koze Bibiliya avuga ngo hari ijambo Paulo yanditse hariya mu Efeso ku bice 5 n'umurongo wa 11 aravuga ngo ntimukifatanye n'ibitagira umumaro ngo ahubwo mwihane muhindukire ngo kuko ntimukaza mwifatanya n'imirimo y'umwijima ngo biteye isoni no kubivuga ahubwo muyihane ngo kandi muhinduke ngo kuko kimurikiwe n'umuco nacyo ubwacu gihinduka umuco. Yego turakumva pastor komeza bora ya network komeza komeza noneho ijambo ry'Imana ikavuga ngo ibyo mu rusengero abakristo bazimiriye mu rusengero bazimizwa na ziriya ngeso kandi rero tuvuga bari abarozi
rimwe umuntu atagaga aho nabaye narabivuze cyane abantu mukazomona usigara bamwe bakanga ukamubona no kwanga kuzumva bakagira ngo umujinya ukabona umujinya wabaje ariko reka nkubwire Bibiliya avuga hariya muri Yesaya ibice 49 n'umurongo w'15 avuga ngo Imana amuze yashobora kwibagirwa umwana wiwe ariko ngo Imana ntizibagirwa itorero ryayo kandi Imana ihora iteza amaboko kandi ngo kuko Imana itugiriye ikunda abavyeyi baza bakunda kuvuga ngo nimwebwe mukunda abana ariko Yesu ngo ngira urukundo ruruta urwo mukunda abana mukunda mukunda kubakunda urukundo abavyeyi bakunda abana babo yego icyo gituma ihora ivuga ngo nimunshakire abantu nimungarurire abantu Imana uko ibabazwe n'abantu bazapfa bakagwa mu jaha yego n'ukuri hari ijambo nkunda hariya mu gitabo mu buhanuzi bwa Hoseya ku 14 n'umurongo wa 2 avuze ngo hari amagambo Imana yabwiye Israheli yihumure ku 14 n'umurongo w'12 aravuga ngo Israheli we ngo garukira Uwiteka kuko wagushijwe n'igicumuro cyawe ngo mujana amagambo mugarukira Uwiteka mumubwire ngo udukize yakwacu ngo natwe tuzagutambira igitambo cy'ishimwe yego kuri 4 aravuga ngo ndakiza gusubira inyuma kwabo nimuza ndakiza gusubira inyuma kwabo ukandi ndabakunda urukundo rutagabanije ngo kuko uburakari nabo mukuyeho Imana ishimwe uzamerera Israheli nk'ikime azaravya nk'uburavyo azashora imizi nk'irebanoni ngo amashami ye azagaba kandi ubwiza bwe buzaba busa n'ubw'igiti cy'umwelayo n'impumuro yawo izaba imeze nk'iyirebanoni amen ariko ngo aba mu gicucu cye bazagaruka bashibuke nk'ingano bazatoha nk'umuzabibu yego izaba imeze nka vino irebanoni Efurayimu azavuga ngo ndacyahuriyehe n'ibigirwamana kandi narayumviye ngo nzayitaho meze nk'umuberoshi utoshe ngo kandi imbuto zaje niwe biziturukaho amen naravuga ngo uzi ubwenge n'uzitegereza ifu kandi abanyabwenge bazabimenya ngo kandi ngo inzira z'Uwiteka ziratunganye abakiranutsi bazazigendamwo ngo abanyabyaha bazazigwamo urukundo rw'Imana ishaka kuvuga ihumure ry'Imana guhumuriza abanyabyaha bari abantu bose bari mu rusengero kandi ibyo byaha n'abanya mu rusengero ariko nimuze nimungarukire nzabakunda urukundo rutagabanije kuko uburakari ndabumukuyeho amen uva bene data y'Imana noneho ariko mufite muri abana beza harimo nta ariko sinzi naravuze iki gitaramo Yesu ashimwe amen kandi iby'ukuri amagambo mureke twisubiramo ubukirisitu kandi amagambo ubukirisitu ni ku giti cy'umuntu Yesu aya magambo nubwo duhe tuvuga gutyo pasiteri yaravuze ngo ibihumbi avanze kugira ibihumbi 2,600 nangahe pasiteri n'abangahe 2,600 muri telefone aho sinzi mwene data ibi bihumbi 2,600 Yesu Imana dufashe sinzi niba uko 2,600 Yesu yovuze impanda twese tukagenda simbizi ariko hari ijambo Yesu yabwiye abigishwa biwe hariya muri Matayo 7:21 yaravuze ngo kandi usanga n'abanyitorero ntitubazi aravuga ngo bamwe bazambwira kuri uwo munsi aravuga ngo twakoraga ibitangaza aravuga ngo Yesu aravuga ngo abavuga ngo mwami niko Yesu yavuze aravuga ngo abavuga ngo mwami ngo sibo bazija mu bwami bw'Imana ngo ngirize kuko arabakora ibyo data wo mu ijuru ashaka yego
icyo ashaka cyose hariya muri Mika yaravuze ngo umwana w'umuntu icyo Uwiteka gushaka no gukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabara icyo gukora ngo gukiranuka ahandi mu migani hakavuga ku 17 n'umurongo w'16 avuga ngo inzira nyabagendwa abakiranutsi ni ukwitandukanya n'ibibi iyo dukiranuka ni ukuva mu byaha ni ukuva mu bindi byose tukiva mu byaha ibyo ari byo byose tukaba abakiranutsi niko kuba umukiranutsi. Amen. Aravuga ngo gukiranuka no gukunda kubabara no kugendana n'Imana yawishisha bugufi. Aravuga ngo aho muri icyo gihe cy'amata aravuga ngo mu munsi bazamubwira ngo umwana ngo twahanuraga mu izina ryawe ngo kandi ngo twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe ngo kandi twakoraga ibitangaza ngo byinshi mu izina ryawe. Aho umvaga mwana mwene data abo si twababiri ni abantu bari mu nzu y'Imana bahaye baririmba uko duhe dusenga duhe tuja mu ivugabutumwa ariko dufite ibindi dupfunyitse ariko Imana iravuga ngo aravuga ngo azababwira n'abari mu rusengero azababwira ngo simbazi sinzi niyo muva sinigeze no kubamenya n'umunsi n'umwe. Kandi abakristo bakava abo bakristo hariya mu gitabo mu buhanuzi bwa Zakariya hari amagambo atatu Imana yavuze aravuga ngo ibice bitatu Zakariya 13 n'umurongo w'8 yavuzemo abantu ivuga isi kirimo ibice bitatu abatuye ubutaka bwose abatuye isi yose Amerika hirya nahe bose Imana ngo ibara mu bice abantu bose babara mu bice bitatu. Bagani bariya bapfuye batarakira ubutumwa bwiza bazaga baterekera bagasenga za ryangombe. Icyo ni igice kimwe. Igice cya kabiri ni abakristo bijiye mu rusengero ntibahinduka ntibabyara ubwa kabiri baba abanyamujijya nino baba bamagambo. Icyo gice cyane nicyo ndavuga ngo nicyo nkurikiye nicyo Imana yadutumyeho. Bari mu nzu y'Imana barabatijwe ni bande ni ba nyiranaka na ba naka kandi bazabegera n'uruhimbi rw'Imana bakanga umubiri n'amaraso by'umwami bakanavuga no kundimisha kandi bazaberekwa bakanahanura bakanavugana n'Imana bakaja gusambana bo ngaho hanze baza bakora ibyo bakaba n'abasambanyi bakaba n'abarozi baza batanga n'icacumi. Umurimo w'Imana bawuteye umugongo iby'ukuri abo ngabo baba mu itorero. aravuga ngo icyo gice nicyo cya kabiri igice cya gatatu aravuga ngo igice cya n'abakristo hariho muri Yesu harimo abakristo binjiye indani basogongeye kandi tubasanga mu Baroma ibice 8 aravuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho kuko itegeko ry'umwuka ryamaze kutubatura ku bubata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuri kabiri mu rwandiko rw'Abagalatiya 2:20 yaravuze ngo jewe nabambanywe na Kristo ngo ariko ije uriho ni Kristo uriho. Abo bariho bafanye na Kristo intumbi ibo baba ibyisi babifuyeho isi bafaho. Ito ni igice cya gatatu aho ngaho abo bantu baraho muri icyo gitabo cya Zakariya ariko ubwira abana aravuga ngo yavuze ngo mwihane muhindukire yavuze ngo mwihane muhindukire iminsi yo guhemburwa ibona uko izituruka ku Mwami Imana. Bene data ubutumwa tubahaye mesaje tubapfunyikiye Imana yadutumye
n'abakristo bazimiriye mu rusengero yego abantu basuzuguye amateraniro barayasuzugura baja mu turimo n'utundi iyo tusomye umunsi Dawudi yakoraga icyaha cyo gusambana na Barisheba muka Uriya abandi bari bagiye ku rugamba arasigara igihe yagenda hejuru y'inzu ngo arangiza Barisheba muri doshe ati nimugende muzanire uriya mudamu ninde bati nsi muka Uriya se aramutumiza abakristo baza bananirwa kuja mu bishani bakaja gusenga abandi bakaja mu gukorera Imana bakaja mu mavugo to bakaja gusenga abandi bagasigara bakingiye hariya bayinjira mu tuzi n'utundi amaze batangira bakanda gukinisha bakanda kuryogora nico gihe Satani azashikira abantu basunzuga amateraniro n'ibindi nk'ivyo ngivyo abantu babaye abaforoderi abantu banje icacumi mwanditsi yaravuze hari umugabo wanditse agatabo kavuze ngo iyo wivye urenganyije icacumi ufunze amatiyo yose y'umugisha no ku bana bawe no ku muryango wawe Bibiliya yavuze ngo nimwihane muhindukire iminsi yo guhemburwa Imana kiramagara mwihane muhindukire iminsi yo guhemburwa ibone kwiza ituruka ijambo ry'Imana ridufashe hariya ndangirije hariya yaravuga ngo hari ijambo hariya Yesu yavuze hariya ngo mwijuru ariko mwumva ko ijambo ryaranesheje yaravuga ngo mwijuru bazishimira umunyabyaha umwe wihanye kumurutisha abakiranutsi none niwumva none bamatuzi igititi twese hariya iyo twihaye twishira n'abarozi bahaye bagira bakarwanya kandi baza bakaja no kuturwanya turi kumwe twese abakiranutsi haleluya uko afite ibindi yicayeho afite ibindi yazanye karandwanya kabandwanya ariko kamaho ngo abakiranutsi Yesu yamavuga ngo aravuga umwe wihanye yego abakiranutsi none ugakibuma n'abakiranutsi kose turabakiranutsi ariko waje akihana guca bugufi ngo mwijuru ho umunezero mwinshi n'ibyishimo ngo kumurutisha bariya bakanezerwa mu nyabyaha wihanye kumurutisha bariya bakiranutsi 99 batazabihana batazabigizwayo batazanyeganyezwa mibande ijambo ry'Imana kandi duha umugisha amen